yageze. Yewe marayika ari kureba ku isaha mu mwuka, marayika ari kureba ku isaha akambwira ngo dore isaha yo kwimika yageze, isaha yo kwimika yageze. Ikimenyetso nguhaye cy'iyi ndege, reba ku isaha. Ubu tuvugana Evariste General Major Ndayishimiye Sebarundi, iyi saha yo kugira ngo bashanje cyangwa se basepare cyangwa se hajye hundi, reba ku isaha. Ndakweretse umukozi wanjye, ntumwa yanjye, ngiyi saha dore Dawidi yahagurutse aho yarari aje kwima ingoma. Abamarayika, abakerubi, abaserafi, ibyo birori, uwo munsi mukuru, ngira ngo n'abandi barundi bemera iby'imwemu, n'abandi barundi bakunda iby'umwuka, abo ngabo uyu munsi mukuru mu mwuka bari kuwufiringa, ariko bigiye no kujya mu mubiri, ibi bintu bigaragarire mu mubiri. Ngira ngo rero ntabwo twivanze muri politike ya neva, nta nubwo rwose nta naho bihuriye. Ngira ngo kandi nanone ntabwo ari ngiye washyizeho umugambwe imbonerakure, ibyo bubatse babonaga ari wo murongo, ariko ubu tuvugana hari marayika unyuranya amaboko akanyuranya ibiha akanyuranya indimi, hari marayika uzanye irindi buye rigiye gushingwa mu mpande enye z'igihugu, hari marayika uzanye umunara muremure, hari marayika uzanye ijambo riruta amajambo yose twaba twaranavuze, kandi uwaca impaka. Kandi ndagira ngo nkubwire ko nk'ukuzi i Samariya indengo y'ifu igogoye na shike itsindagiye, igihe byaguraga ifaranga rimwe, mu Burundi mugiye gukira inzara, ko Uwiteka ariko yavuze, ko Imana ariko yabigennye, ko Uwiteka ariko abishyizeho. Ndagira ngo nkumenyeshe ko rero mu ijambo rimwe n'irindi, mwebwe mwicaye hejuru y'umugisha mutabona, mufite ikirere cy'umugisha mutabona, ariko nagira ngo nkubwire ko Uwimana yatoranyije akimara kwicara mu izina y'umushyizeho witwa Yesu Kristo, wimika abami akimura abandi, mugiye kubona utwumiza n'imirimo n'ibitangaza bya Kristo muri iki gihugu, muri Afurika. Ngira ngo Burkina Faso, Uburundi mu bwitege. Ntabwo ibi byavugwa babivuga muri politiki, bakabivuga muri siyansi, ntabwo birajya mu buhanuzi, ariko njyewe mbishyize mu buhanuzi, kuko ari Uhoraho yambwiye, umwami Imana. Nagira ngo nkubwire ngo marayika yimye ukuboko Evariste General Major Ndayishimiye. Marayika mvuze ni marayika ijuru ritanga se, cyangwa marayika umwami Imana. Uwo niwe wanze kurambura ukuboko kwe ngo akorane na Sebarundi. Ntabwo yanze kurambura ukuboko muri byose, harimo ukuboko yarambuye, ariko hari uko yamwimye k'umuperezida ugiye kumusimbura witwa Dawudi cyangwa se Dawidi. Uku kuboko rero marayika yamwimye kandi ahandi akakurambura, niko kuboko k'umugisha tugiye kuganira hano. Ubwo ni amaboko abiri, hari ukuboko kugaragara yarose, ariko ukuboko kunini kwiza kw'iburyo ntabwo Evariste Ndayishimiye yigeze akuronka. Aho niho marayika yavuganye nanjye arambwira ngo Uburundi buheruka, perezida w'u Burundi aheruka indege ryari ye personnel, ya ndege igihugu kigira yo gutwara perezida. Ngira ngo hari perezida wapfanye na Juvenal Habyarimana. Kuva icyo gihe ibintu byarayangaye kugeza na n'ubu. Marayika rero arambwira ngo ese wigeze umenya impamvu perezida Evariste Ndayishimiye ntamuhaye indege, cyangwa se bitashobotse ko baronka indege y'umukuru w'igihugu? Ni nk'ikimenyetso yarampaye cy'uko atakoranye nawe kandi manda ye irangiye. Ngira ngo nisegure rero ku bantu, harimo abantu bumva ko ndi intumwa y'umwana w'umuntu. Oya, mureke ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Yari umuntu wagutumye ntibisohora, yari Imana yagutumye birasohora. Kandi nta muntu wagutuma ngo genda urimbure ubugingo bwawe uvuge ngo uravuze itavuze, kire kuri igipfapfa, uri igipfapfa warapfapfanye. Ntabwo rero ibyo ntibishoboka. Niba hariho ikintu umuntu wese akwiye kubaha n'ubugingo bwe. Yesu yaravuze ngo mutinye icyica
ubugingo, ariko icyica umubiri nimushaka mukihore. Mpamya rero ko nta muntu wambwira ngo harimo amahera, harimo inyungu za politike, harimo icyene wabo. Oya, nubwo yaba ari mama, nubwo yaba ari uwo mbyaye, nubwo yaba ari uwo nashatse, nubwo yaba ari wowe, nubwo naba nari ngufiteho inyungu zingana, narabikubwiye ko jye nari narose amahirwe kandi rwose muri by'uyu mubiri nterana n'ibukuru, turasengana, tubumwe mu biganiro bitambutse, narabahaye ubwo buhamya uduce duce. Ntabwo rero mpamya ko nuko ari kubyumva, ariko mu busanzwe ntaho bihuriye. Kandi nanone sinagubwira ngo ngaho byemere ngo nabyumve. Oya, ndi umuvugabutumwa kandi unadukurikiye ujye wihangana umunota wo guhezagira dushyiramo mu kiganiro uwumva urangize. Mbese urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu urugerayo. Rwatumye Yesu aza mw'isi yacu ngo indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira. Shalom shalom shuti bavandimwe, aho uherereye hose ndaguhaye ikaze yambu neza. Mu izina ry'Umunyanazareti nagira ngo nkubwire ubutumwa bwihutirwa. Nanone tumaze iminsi turi gusengera igihugu cy'u Burundi, ngira ngo ndetse n'icya Burkina Faso, ariko ndagaruka ku butumwa bwihutirwa bw'i Burundi, cyangwa se mu ntara 16 z'i Burundi, ku ndongozi z'igihugu cy'u Burundi, ku bene gihugu ku Murundi, by'umwihariko impunzi, by'umwihariko abaturanyi mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro mu izina ry'Umunyanazareti. Igihe ariko ngishaka kuvuga umunota umwe ikaba n'iminota 5 cyangwa 10, ariko ndimo nkwatura amagambo y'umugisha, koko nta muntu nteze amatwi udafite ikibazo. Nta n'umuntu ngira ngo twaba tugendana ku Mbabazi TV 3, uwo tugendana amaze kutumenyera imikorere yacu, havamo umunota wo guhezagira, kandi ubutumwa tubuvuga nta bindi tubibangikanyije, buza uko Imana yabuduhaye. Ngira ngo rero wowe udushyigikira, Imana igumugisha, kandi uranakoze gukanda subscribe, turagusabira umugisha, umwanya w'umugisha mukanyura bugeze. Ariko reka dutambutse iyi message, kandi unanyemerere tuyiragije Data n'Umwana n'Umwuka Wera, wowe uri buyumve. N'igihugu n'uburyo bumwe Imana yavuze igomba gutegura Burundi. Yitegura Burundi rero shyiraho ibimenyetso igaragaza, nkuko n'uyu muntu agiye kubaka inzu, hari ahashyira ibuye, hari ahakagira indi, hari akahashinga irindi, hano agacukura. Ibi bisa nabyo rero, kandi sinjye ubivuze jyenyine, abasenga benshi mufite amasezerano ko Imana izabaho umugisha mu Burundi kuruta uwo mufite. N'ubu murawufite, ariko hari umugisha uzaza kuruta umugisha mufite. Yesu Kristo nashimwe cyane. Marayika arambwira rero ngo perezida ugiye kuzasimbura General Major Evariste Ndayishimiye niwe mu perezida uzagendera muri iyi ndege, akaba muri iyi ndege nk'iye nyine. Kandi ubu tuvugana koko Dawidi yamaze gutegurwa, Imana yamwise izina Dawidi, ashaka no kuzaza yitwa Marite cyangwa Emmanuel, cyangwa akaza yitwa Boniface cyangwa Fideli. Turacyari mu masengesho kugira ngo tumenye n'iri zina tuzaribahe, ariko ritanabonetse mwakire perezida w'umugisha mu izina rya Yesu. Rero mu buryo bumwe n'ubundi turagira ngo tubwire abantu ko perezida wateguwe iyi ndege rwose, hazaza indege nshyashya itari iyi izagurishwa. Byandika ahantu iyi ndege izagurishwa.
hazagurwa indi ndege shyashya, yenda aya mafaranga bazayigurisha bayongere muri iyo, ariko sahize Burundi indege ya perezida ntikora, ari uwamubanjirije ari n'uyu, bose baratira cyangwa bagakodesha cyangwa bagahabwa rifuti ku mpamvu z'Imana. Sigiye wabahombeje, sinjye uteje igihombo. Mbabwiza ukuri rero ko iyi ndege ejo bundi mugiye kuzabibona, Dawidi akimara gutoranwa mu mwaka wa mbere, ubwo mu mezi 4 ya mbere atarenza 6, iyi ndege azaba yicayemo arimo avuga ngo uw'umwami akunze kubaha, dore uko bazajya bamugenza, uw'Imana yatahirije imuhambirira bose bareba, bagatangira kubazanya, mbese Imana yuriye ibahe. Ngira ngo rero ni muri urwo rwego umuntu wese twamuhamo iyi message. Mu mezi 6 abanza perezida azaba afite iki? Indege agendamo itari intirano, itari inkodeshanyo. Kandi uyu Dawidi akimara gutangira gutwara, muzabona ubutaka buri kurekura peteroli bwamize. Buno bwarayibitse burayimira, buratekereje wagira ngo sinaho buri. Muzabona gazi ibiyaga biyirekura, buno wagira ngo murayirira mukayisonza, wagira ngo mbese ubu ngubu biri gutuga ikamba, ariko icyo gihe bizoroha umwene gihugu yoroherwa. Koko marayika azaza arimbura inzara, mujye musigaze musagurira amahanga n'inshuti n'abavandimwe. Burundi bufite umugisha, narabibabwiye ejo ndababwira ngo ntimubyitiranye na Isiraheli. Hari n'undi Murundi ariko wabivuze kandi nawe naramushimiye felicitation. Ubundi mu busanzwe igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite umugisha nk'uw'Abayahudi. Ibyo ariko biri mu isezerano. Ubu ushobora no kuba unkurikiye sahize utari umuragwa, ukaba uri na mubu udashaka no guhinduka. Kandi si nkubwiye ngo uhinduke njye uko shaka, hinduka uko Imana ishaka. Sina nakubwiye ngo uze nkubatize, ariko emera Mwuka Wera akubatize, abatize umutima wawe. Noneho rero nigarukire, buriya abajuwifi ababisiraheli ntibamaze imyaka itarengeje 100 bavutse, kandi abasi nabo originali, ahubwo ngira ngo ni ba bantu Bibiliya ivuga nkuko natwe tujya tubona nk'icyitegererezo, kugira ngo Isiraheli tubona bariya, ariko by'ukuri abayuda nyakuri si bariya. Bamwe barapfuye, niba banariho imiryango yabo ntinazwe, wasanga ikiri Irodebari ikaba ikiri mu bukene. Reka rero nigarukire, uyu Dawidi namara kwicara ku ngoma no ku butegetsi, niho mugiye kuzabona ubutaka ubwabwo bufite ifumbire murima bikiyeza, nta kuvunika kundi. Nibwo muzabona amategeko yubahirizwa. Naho buno Sebarundi afite abantu bamugabira ariko n'abataribo, hari abantu barya ruswa ariko n'abataribo, kandi biturire byamaze. Ngira ngo rero uru ni urugendo marayika atangije, kandi ntimurufate nk'imikino, ni ikintu kitoroshye. Aha ngira ngo ndabivuga wo kumva ko ari ikintu cyoroshye. CNDD-FDD irakomeye. Ndabivuga mbigusubiremo, CNDD-FDD irakomeye. Uretse Yesu Kristo umunyanazareti, uri bukureho CNDD-FDD, kandi ntabwo ayikuyeho kuyica, nta nkota yo kubatera. Ni uburyo bari buhindurirwe cyangwa hakabashanjema, noneho hakabaho undi murongo cyangwa indi organisation, igihugu kigafata indi ntumbero muri perezida mushya. Ngira ngo nabo bakabaye babikomera amashyi babyishimiye, koko mu busanzwe Imana ije kubishyuza amabi n'ibyaha. Ubwo ngira ngo igihugu cyahita gisa n'ikihese, reka hatagira ibuye sitaraho cyangwa hatagira igihugu cumuraho, ariko cyahita gisa, cyahita kigira ibara ritari ryiza. Reka mbivuge uko nguko. Sasa rero ariko mu by'ukuri
nagira ngo nkubwire ko nubwo mwakegeranya amamiliyoni yose, mukegeranya inkunga zose, mugahamagara n'imiryango mpuzamahanga, iyi ndege itegereje perezida nyeneyo, munayikoresheje yagenda indwi imwe indi igapfa. Kandi n'aya mafaranga muvuga muyitangaho ntabwo ajya kuri iyi ndege. Indege marayika arambwiye ngo harimo amahinyu, amangitengete, harimo ububeshyi, harimo ubujura, harimo kunyerezwa, harimo kwiba. Ni ikintu kiri aho cyiswe indege, ariko indege nyirizina ntayo. Ubwo mugiye kuntera amabuye, indege nyirizina ntayo igaragara. Igihari ni ibyo nyine bitangazwa binavugwa, ariko nyirizina ntayo. Unacukumbuye ntayo uzabona. Ariko kuba idahari si ikindi, ni uko nyine yo ataraza, ni uko uyigendamo n'uzayikoresha we ntaraza. Kandi iyi izagenda ku buryo igihugu cyose kizagira ibibuga by'indege, igihugu kizagira imihanda n'amabarabara, kizagira ubutunzi, kizagira ubushobozi, kigire imbaraga, kigire igitinyiro mu ruhando mpuzamahanga. Uyu muperezida azaza ari Imana imubahaye, ntabwo azaba avutse ku nyama n'amaraso cyangwa ku bushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore, ahubwo azaba avutse ku bushake n'ubugombe bw'Imana. Rero igihugu ni kinini, miliyoni zirenze 10 z'abarundi. Ubu ni ubutumwa n'ubundi butarangira umunsi umwe, ari nayo mpamvu ntiwakora ikiganiro cy'amasaha 10 ngo uburangize, kereka wicaye amajoro 10 n'amanywa 10. Ariko ku mpamvu nk'izo niyo mpamvu dushyiraho uduce, noneho uyu munsi urakabyumva, ejo urakabyumva, mukamenya ko Imana ikunda igihugu cyanyu uhereye ku isi, mu kirere, imbibi zacyo, abarundi mwese. Ngira ngo ni ubutumwa bwiza Imana iba yishimiye ko mwumva. Haleluya. Marayika rero arambwira ngo uwo nateguriye intebe araje, kandi niwe wimye ingoma. Marayika arambwira ngo ikimenyetso nguhaye rero ni icy'iyi ndege, nta wundi muperezida uzayicaramo, nta n'uzayigenderamo, nta n'uzayibamo wundi uretse uyu Dawidi Imana yatoranyije. Haleluya. Uyu Dawidi azacyura impunzi zose, nta mpunzi y'umurundi izaba hanze. Impunzi ahiri muzagira ijambo, mugira agaciro, mwubake igihugu, mwongere mucyubake kandi mukigeze kure. Kandi Imana ibahamagariye kubaka, ntabwo ibahamagariye gusenya. Haleluya. Kandi nanakumenyeshe ko buno tuvugana mu kwezi kuri hano imbere mugiye kubona imirimo n'ibitangaza bitangira gukoreka mu Burundi. Muzabona ibisa n'amasoko atoboka hatigeze atoboka, muzabona ibisa n'umuriro bituriraho bitigeze biturira, muzabona ibisa n'ikirere mutigeze mugira. Mubone mu kirere hatambitsemo marayika, mubone agasozi naka gaturitsemo isoko, kandi ibyo byose bisura ibyiza. Muzabona oxygene nziza. Hano ntabwo kuri iyi ngoma nta tangazamakuru rukenewe, kwicwa no kunyuruzwa, kuhondagurwa kubw'inkuru zinizi. Oya, nagira ngo nkubwire ko itangazamakuru rizaba ryigenga, ryidegembya, rifite ubushobozi bwo gukora 24 kuri 24, kandi nta kamwana wa mama. Mungu asifiwe. Muzagira inganda, mutanga akazi kuruta uko Katari iri gutanga akazi. Buno mpamya ko mu isi niba hari ahantu hari kuboneka akazi gahemba menshi kandi meza, Katari nayo irimo. Mwari muzi ko namwe mugiye kuzajya mujya kubaka ibibuga by'indege mu bindi bihugu se? Ubwo rero abanyarwanda bankurikiye muri comment muhita muntuka, muri muratanga umugisha i Burundi, umuhanuzi ahanura uko yategetswe. Abarundi nabo bimbonera kure ngo izo mpunzi buri murarengera, namwe mukahaguruka, ntibyari bikwiye. Musubiriremo, umuhanuzi ahanura uko yategetswe. Impunzi nazo
abantu batatwumva cyangwa batumva ko ari umwuka w'Imana, ati abo badeda ahubwo ari ukwiye kubavuma bagapfa. Oya, abo ni abarundi bene wayo, uwababibyemo ikibi n'umwanzi ari we shitani. Uwo mukwiye kurwanya ni shitani. Mwese muhure mwubaka Burundi. Hama ibisigaye u Rwanda narwo, marayika w'u Rwanda arahari na perezida w'u Rwanda arahari. Ubutumwa bw'u Rwanda nibuza ntabwo uzatubwira ngo ko bwaje ntubuvuge, ngo ko mubuhawe ntimugire icyo mubikoraho cyangwa icyo mubivugaho. Au fait mpamenya ko umwuka ubuse sindi muri Burkina Faso, dupfana iki? Anzi hehe Kapiteni Traoré? Twiganye ko ntari n'umusirikare, ko mpamenya ko muri Burkina Faso n'ishuti twaba tuhagira ko ari 0 n'ibice. Ubwo se ibyo tuvuga rero n'ibyo turi guhamya ni urukundo rw'umwami Imana Yesu Kristo wabambwe rimwe iziri rya kabiri, uwo yubahwe ibihe byose. Wowe rero wumva umwuka w'Imana wawe uyobora ugacaha, nawe ukumva wawe uyobora ugacaha, kumva we uyobora nkavuga ibi, kumva nawe wawe uyobora nkarasa ku ntego muri ibi, none gashaho wakiyirije ubusa nawe ukabatizwa muri mwemu yera, ubundi ukavugishwa. Natwe ko nta wabihisemo, ko nta n'uwabitoranyije, uretse ko twizeye tukabona turobanurwa n'ibiganza by'umwami Imana. Haleluya. Ngira ngo rero nigarukire mu butumwa bwiza. Mu busanzwe Evariste Ndayishimiye niwe ugiye kuyobora ari uwa nyuma u Burundi, kandi nawe manda ye yarangiye. Iminsi asigaranye ni iyi ngiyi turi gutangaza, ni ibi ngibi turi kuvuga ko manda ye yarangiye. Ikiringo gisigaye nicyo turi kumwereka iby'Imana yatubwiye, wazayumvira cyangwa yihorera. By'Imana azabishyira mu bikorwa cyangwa byihorera. Ni ukuvuga iriya 2050 muri kwerekwa, iyi 2030 muri kwerekwa, ntabwo ari Evariste General Major Ndayishimiye uzaba hayoboye, hazaba hayoboye perezida Imana yavuze. Ntabwo biriya yerekwa nawe afite uza kurisohoza, n'uw'Imana iri busohoze uyoboye isi we. Ni uwundi Imana yatoranyije yahimbye Dawidi. Reka mbivuga uko nguko. Uyu munsi rero ubuvuga uti noneho warashije ku ntego watubwiye utumarira ko. Oya, ntabwo nababwiye, ahubwo mwuka w'Imana wumva ibyo avuga, wumva icyo mwuka abwira amatorero. Ngira ngo rero marayika mu gihe we ari gushyira mu bikorwa n'inshingano, ubuhanuzi n'ubuvugishwa mu byo twahishuriwe cyatweretswe, izina rya Data rihabwe icyubahiro. Niwe uzenguruka intara zose abinyuza mu mitima, abantu babihana kuri WhatsApp, bandi babishyira ku masitati, abari i Burayi, abari muri Amerika, impande zose. Haleluya. Uburundi uzajya ujya kuvuga Uburundi, Google guha amakuru y'Uburundi usange bimeze nko gusaba usa, cyangwa se wanditsemo ijambo shini cyangwa se usa, amakuru ahite agaragara mu buryo. Burundi muri Afurika ntibuzwi, ntibugaragara, ntibwamenyekanye, ariko igihe cyabwo n'iminsi yabwo yo kugira ngo bugaragare buboneke. Burkina Faso muyitondera. Uyu muperezida Kapiteni Traoré mu mwitondera. Niba hariho perezida Imana yimitse, niba hariho perezida Imana yatoranyije, niba hariho perezida ugiye kugira umugisha muri Afurika, niba hariho perezida uzandika amateka, ndetse abandi baperezida bose akajya agenda badubura awagaragara. Uyu muperezida ugiye kwima Burundi, uyu muperezida utwaye Burkina Faso, abo uko ari babiri, uhashyira akantu, uhashingira agati, utegereza Imana, ureba Imana, ureba Imana, ureba Imana. Hari n'ibindi bihugu bizagenda bikurikira, ariko mu buvugishwa bwanyuze hano. Nahanuye umugisha, mpanura ibyiza ku Burundi. Ejo bundi marayika nyereka ibyiza, nyereka umugisha kuri Burkina Faso. Ni mu bitegereze byose. Umuririmbyi yaravuze, Yesaya yaravuze ngo ko kumwami Imana zantabara, nicyo gituma ntamwara.
nanjye sinzamwara, nzi ko umwami Imana agiye gutabara Uburundi buvugishwa bugasohora, kandi ntacyo neva ahomba, ntacyo abenegihugu bahomba. Perezida n'ubundi wo mwatangiranye si we mugeranye ubu, nubwo ibi tutanabihanura ntabwo ari uzasazisha Uburundi, ndayishimiye. Nubwo twanakoma amashyi ngo ngaho imbonerakure niziyobore, manda yanyu izarangira havuka izindi. Ntabwo muri uwo musozi, ntabwo muri agatumba, muri abantu bamara imyaka itarenze 30, 50, 70, ukabije akarenza 100, ubwo mukamera nk'ubwatsi bwo ku gasozi ngo bwacya bukuma pe mugashiraho. Ngira ngo uhoraho umwami akumezagirire mu izina rya Yesu Kristo. Buno rero mugiye kubona umugisha w'umwami Imana, ahubwo wowe ugire ibiganza byakira, ugire amaboko yakira, ugire amaso abibona, ugire n'amatwi yo kubyumva. Ibyo rero kumbwira ngo ngewe ngo narindi ntabera uriho, imbonerakure zirashonje nazo ziragowe, hazimerewe nabi. Yego ubyina ibwami iyo umudiho urangiye ibyasigaye ku meza birabatunga, ariko namwe muragowe mumerewe nabi, ahubwo dore umwami abagwishirije imvura y'umugisha witwa Yesu, abakirije izuba ry'umugisha witwa Kristo. Inyanja ibarukire amafi murye, ibahe ibimera, ivu rimere, mwamure byere musangire. Mugiye kubona ubwiza bw'Imana, ikintu cyose muri kugikoraho kigakunda, ariko ntimuzibagirwe. Umwanditsi aravuga ngo nimumara kurya mugahaga, barundi kazi ntimuzibagirwe aho Uwiteka Imana yabakuye mu gihugu cya Misiri. Buno ntimuhaga, buno amakara arazimbye, irengarenga ziri ku gihumbi, ibiharage ntiwabara, igitoro cyarabuze. Ejo muraje ibyo byose mubibone, ntimwibagirwe aho Uwiteka Imana yabakuye mu buretwa, mu buja n'ahandi. Umukama akumezagirira. Fasha twinjire mu munota wo gusabira abantu umugisha bakurikira Imbabazi TV 3, kandi iyi ni cano yivuga butumwa. Fasha rero nawe wizere, nanjye ndagushyigikiye mu izina ry'Umunyanazareti. Haleluya. Mu busanzwe mu ijambo rimwe n'irindi, mu busanzwe ngira ngo mbwire umuntu unkurikiye, uru rusengero rw'Imana. Haleluya. Uru rusengero rw'Imana, uru rusengero rwubatswe n'Imana. Nkusabiye umugisha w'uko Imana itagusengeramo kuwa Mungu gusa, ngo indi minsi hinjiremo ibindi bikorwa biba ari byo bihimbarizamo. Nkusabiye umugisha w'uko uhoraho atakugeramo urya munsi wo kujya kurepeta, kuko hari abantu bitirirwa izina ry'Imana, n'abantu b'Imana n'abana b'Imana, hakaba n'abantu bisobanukiwe ko ari urusengero rw'umwami Imana Nyiringabo. Ngwino hano rero, ese uru rusengero rw'umwami Imana Nyiringabo Shinaragwana ribarikiwe, uru rusengero rw'umwami Imana Nyiringabo Yesu agusengeramo ku murango mwijoro, akaganira nawe murebana aho mwungutse naho mwahombye. Intambwe za Kristo muri urwo rusengero muri wowe urazibona, amaboko y'Imana ari gukorera muri urwo rusengero Imana yubatse, cyangwa urusengero rurimo politike, cyangwa urusengero rurimo isi, cyangwa urusengero rurimo ibibazo byatumye Yesu ataboneka mu nzu yiwe. Mu izina rya Yesu Kristo nyirurugo, Yesu Kristo ari we wowe. Uyu mvuga yarapfuye arabambwa ku bwawe. Kingura amaze iminsi akomanga muri wowe asenge, yirukana abadayimoni. Kingura muri wowe amaze iminsi akurondera kugira ngo asende ubukene bukugeze habi. Kingura muri wowe ari gukomanga amadena yagutsindire mu izina y'Umunyanazareti. Kingura muri wowe, Yesu Kristo arimo aragusaba wowe kugira ngo mukorane. Yesu Kristo aragira ngo iby'imwemwe muri wowe abiduze. Kingura uru rusengero, kuko ni wowe usigarana inzu,
ukayirarira ukanayibamo, kandi ni wowe uzi ibyinjira n'ibisohoka mu buryo busanzwe. Ariko Yesu ari gukomanga ngo mugire imikoranire myiza. Mungu asifiwe. Kingura, niko Yesu avuga. Namara kwinjira agukubitira abarozi bakuzengereje. Kingura, namara kwinjira agukubitira akazu ka nyabingi n'agahuru k'abadayimoni gashye gakongoke mu izina rya Yesu Kristo. Kingura, kuko umwuka w'Imana ari kurondeza ubuturo bw'umugisha muri wowe. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri wowe imirimo n'ibitangaza byakoreka. Yego, uwari umuyaya yitwaga Esther, bukeya aba mama perezida, aba umugore wa perezida. Nta kure cyane Imana itagukura, nta kure cyane Imana itakugeza. Ndaguhumurije mu izina rya Yesu. Nubwo nkurikiye ufite amarira, nubwo nkurikiye amatwi yawe yararambiwe ubuhanuzi, nubwo nkurikiye ubwenge bwawe bwarahaze ibintu bijyanye n'ubuvugishwa, ariko mu izina rya Yesu Kristo, Yesu bamwizeye Lazaro bazi ko yanutse, bikaza kurangira Lazaro azutse. Yesu arakuzura mu buryo bumwe n'ubundi. Yesu aragutabara mu buryo bumwe n'ubundi. Yesu arakuruhura mu buryo bumwe n'ubundi. Haleluya. Nagira ngo nkumenyeshe ko Yesu Kristo nashimwe cyane. Nubwo ikigeragezo cyakuvunya amaguru, ukaba ucumbagira muri byose, ukaba uri kuninagira muri byose, ariko muguruka mu izina rya Yesu. Uhaguruka ugende, nawe utera intambwe mu izina rya Yesu Kristo. I Burayi nawe wajyayo, muri Amerika wajyayo, mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ari wowe Imana yaremeye kurira. Nubwo amatwi yawe amaze iminsi yumva inkuru mbi, ndasenze mu izina rya Yesu nawe wumva inkuru nziza. Byakubera nawe wumva inkuru nziza mu izina rya Yesu Kristo. Wumva inkuru nziza. Nubwo umaze iminsi usengurira akanwa kawe katura amaganya n'agahinda, ariko Yesu, umugabo udatetereza bamwisunga, iki giti cy'inganzamarumbi yisamba itarumba, ubu bwugamo mwizigire ntabwo azagutererana, mwiringire ntabwo uzakorwa n'isoni. Umva iri jambo mu izina rya Yesu. Umva buno buntu koko ari urukundo rw'Imana, koko ari ubuntu bw'Imana, bukaba n'ubushobozi bw'Imana, bukaba n'ubwiza bw'Imana. Imana igiye gukorana nawe ibimenyetso, imirimo, ibitangaza n'utwumiza mu izina rya Yesu Kristo. Witegura amaboko yawe, wiyahisha Imana. Itegure gukorana n'umukama, itegure gukorana n'umukiza, itegure mu izina rya Yesu, itegure mu izina rya Yesu. Yesu yarakurondeye. Yesu ni wowe yaje kurondera muri 99. Haleluya. Reka Yesu agushyire ku bitugu bye mu izina rya Yesu, agukure mu mivatango y'abarozi, agukure mu bihuru by'amahwa. Muri 99 Yesu yagarutse kukurondera. Reka agushyire mu izina rya Yesu Kristo mu murongo w'ibyiza, mu izina rya Yesu, mu mivatango, mu bihuru aho abarozi baheranye ubuzima bwawe, aho abantu baheranye, mu izina rya Yesu Kristo. Nagira ngo ntangaze ijambo ry'Imana ku buzima bwawe rishobora kukurokora ako kaga, rishobora kugukiza ayo marira. Nagira ngo ntangaze imikorere y'Imana ku buzima bwawe mishya mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo wamaze kwihebura, nubwo wumvaga ko bicitse, nubwo wumva ko birangiye, nubwo abantu bose bakuvuyeho, cyangwa se abantu bamaze kubona ko bitagishoboka, ariko aho uri mu bitaro, aho uri muri gereza, nta cyumba Yesu atagira urufunguzo, nta kode Yesu abuze, nta password n'imwe Yesu atagira mu izina rya Yesu Kristo. Nta bushobozi na bumwe Yesu abura, nta kintu na kimwe Yesu ajya gusaba mu izina rya Yesu Kristo. Yesu afite byose mu kiganza cye ukeneye. Pfukama aho uri umwizere, iringire aho uri umwizere, mwereke ikibazo ufite witinya, wikisuzugura. Muririmbyi yaravuze ngo iyo Satani anyibukije gukiranirwa kwanjye, ngo njya ndeba Uwiteka mu ijuru abinkuyeho byose. Wibara ibyaha wakoze, wibara intege nke wabayemo, ahubwo baragukiranuka Yesu yagize. Wireba intambwe imwe wateye ikakunanira, ahubwo reba intambwe Yesu Kristo yateye, akarara i Getsemani, akirirwa i Getsemani, agafata amajoro 40 n'iminsi 40, kwari ukurondeza wowe.
mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha amahoro atagurwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe gucuruza nta miti wambaye nta niyo ukenyeye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe kubaka urugo mu izina rya Yesu Kristo, tubakiye ku nzaratsi n'ibindi, abazimu bashye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha akazi utarinze gutanga ibiturire, kuko abakabonye n'abagatanga umuntu umwe bagenga ni Imana ifite umwuka, akakuka duhumeka ugafite mu biganza niwe wo kurengera ubuzima bwawe, no gutabara ubuzima bwawe. Niba wizera, niba wiringira, niba wemera ko hari ubutatu butagatifu bwatsinze isi, bugatsinda umubiri, bugatsinda ukuzimu, nyemerera wizere iri jambo tuvugiyemo aha kubw'ubutumwa bw'Imana yaduhaye twari turungikanye mu izina rya Yesu Kristo. Ibimenyetso n'utwumiza biracyabaho mu isi. Haleluya. Erekeza umutima wawe ku cyifuzo ufite. Erekeza umutima wawe mu kuniha no mu gutaka, aho wumva uribwa, aho wumva ubabara, aho wumva ushonje, aho wumva ugowe, aho uremerewe, aho ibibazo biri, aho intambara ziri, mu izina ry'iyaduhamagaye ikaducungura. Ndi umutambyi, ndi pasitoro, ndi profete, ndi umuhanuzi mu izina rya Yesu. Nturebege, ahubwo ubone uri kuvugira muri jye, ubone uwantumye ari we Mwami wacu Yesu Kristo. Izere mu izina rya Yesu. Urasepara n'abadayimoni, urasepara n'inyatsi, urasepara n'abarozi, urasepara n'umwaku, urasepara n'ubugumba, urasepara no kugumirwa, urasepara no kugumbahara mu izina rya Yesu Kristo. Urasepara n'inyatsi, urasepara n'impimba, urasepara uve mu bitandukana mu izina rya Yesu Kristo. Divorce ibeho, nimo divorce n'abadayimoni, nutandukane n'abazimu, nutandukane n'inyatsi, nutandukane n'ikuzimu, nutandukane n'umwaku nutandukane n'abarozi, nutandukane n'akaga n'akangare mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ahagararane nawe agushyigikire. Uw'Imana ishyigikiye agira ijambo, uwihagarikiye akayavoma. Uwishyigikiye we agira ijambo, uwihagarikiye we arayavoma mu izina rya Yesu Kristo. Yesu washyigikiye i Kana n'i Galilaya ubukwe bugataha. Haleluya. Yesu wahagarikiye kwa Yayiro umwana wabo akazuka. Haleluya. Yesu wageze kwa Ana amarira yakumvirwa akabona Samweli. Haleluya. Nagushyigikire aho uri, nagushyigikire aho uherereye, nagushyigikire aho utuye, nagushyigikire aho wicaye, nagushyigikire mu rugendo ufite rwo kujya mu ijuru. Izina ry'Umwami Yesu rishyirwe hejuru. Ngira ngo uru rusengero ntabwo bukwiye kwira Imana idakoreye mu rusengero rwayo. Mu gitondo na nijoro Yesu akwiye kuza mu rusengero, ibikorerwamo byose. Uri namba wa Yesu ni namba wani, akaba aririmbyi. Ngira ngo reka dusengane Imana. Senge soza ibi bintu tubipfundikire, koko kuvoma ntupfundikire. Igiseke ugishyiriye umuntu kidapfundikiye bifite ubundi busobanuro. Reka dupfundikire. Turagushimiye Mwami Yesu, ubumbura akanwa mu bahanuzi ugahanura. We waremye isi n'ijuru, ukayobora umwuka w'ubuvugishwa, uwihishurirwa, uwijwi n'uwijambo. Umuntu wizeye ubu butumwa dutangaje, si twe yizeye, si natwe yabonye, ni wowe yabonye. Muramburira ikiganza se na nyina batarambura ngo bashobore. Muramburira ikiganza famiye abakomeye n'aboroheje byarabacanze. Muramburira ikiganza mu izina rya Yesu Kristo isi dafite. Muramburira impuhwe abantu bataragira. Mukorera ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza mu izina ry'uwatubambiwe kandi waducunguwe. Haleluya. Uwo haleluya. Uwo nguwo uri kureba, uwo kora ibitangaza n'imirimo, kora ibitangaza n'utwumiza. Unkurikiye sinjya kurikiye, ugukurikiye aho aherereye hose. Kwizera kwe, gusaba kwe, kuniha kwe, gushaka kwe. Mu ijoro arashaka, ku manywa agashaka, arakomanga amanywa na nijoro, ararondeza kira siku, kira segonda. Mu izina rya Yesu Kristo
aho aherereye hose ku mutima wahagizwa w'imparakazi no kwifuza imigezi, uyu nawe yifuza ubuntu bwawe, yifuza ingene mwabonana. Mu izina rya Yesu turasenze, mu izina rya Yesu turasenze, nakubone papa, nakubone papa, hama ugaruke mwami, ushyigikire ubuvugishwa bwawe. Tubone uyu Dawidi kandi urinde kapiteni Perezida Traore, mu izina rya Yesu Kristo Ibrahimu. Ndinginze cyane, uhoraho umwami Imana nyiringabo usumba byose ushobora byose, urambura ukuboko muri Afurika. Aba baperezida baragukeneye kuko bararusha kandi bararemerewe, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ntabwo waremye isi ubakorera utayiyoboye utayirimo, waba ubahaye umutwaro batashobora. Ngaho rero koko ari wowe uzi icyatuma ibintu byoroha, washyiramo agafu umururazi ukavamo, washyiramo akunyu ibyari bibishye bikaryoha, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho rero mwami, urambuye ikiganza, urambuye umutima, ushyize amavi hasi, ugushaka, udodora, ukomanga, nakubone mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Kude chapeau, turabakunda. Shalom shalom, umwami umukama abamezagirire, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao, shalom shalom, amen.